Karenze se. Kundusha? Aya, shuri wambere. Yesi nyanishingikiriza abagabo cyane. Umva ndakuzi neza, umva kugira ngo uzakunde n'umuntu. Yego ko umva winyibutse igisuzuguro gise kiryana. Mbewe wameze neza? Yego. Nishimiye ko twasohotse uyu munsi twiciye ahantu heza ariko hari icyo nshaka kubwira. Shaka kumbwira iki? Ko wabigize seriye cyane. Oya. Aho reba ukuntu wambwiye umva ukiva mu kazi wituza. Twanera amazi. Uzi uyu munsi ndashaka kukubwira ko hari namwe nshaka dutera mu buzima bwanjye nawe ndifuza ko tukubakana urugo. Sha teri urabizi wowe muntu nizera kandi numva nyine ubuzima bwanjye bwashingiraho. Yego. Rero ntabwo iki cyemezo nyine nagihaka. Shabe ndishimye cyane rero kandi agusezeranye yuko nzahaba kandi nzagukunda iteka, sibyo? Icyo ngusaba ni kimwe, uzambera imfura, sibyo? Akobe. Nuko. Sandrine arampamagaye. Mwitabe nta kibazo. Hello? Hello? Oui. Yiwesha umva ibaze ko nibagiwe kurusiga handi twarusigaga ariko ushaka wansanga hamwe nkunda kujyana na Terike kuko niho twari turi nta kibazo. Mfana nibagiwe. Gusa nyine mva sinzarota bibaye. Oya bizaba kuko nicyo cyifuzo cyanjye kandi abantu bavuga ngo maze gukura ngo imyaka yangendanye nkabwira aho wanjye nari namutegereje. Ubwo rero igihe cyari iki ngiki kandi numve ngo ndishimye ndanyuzwe mu mutima wanjye. Ntabwo nzakubabaza. Ndi ntabwo nzakubabaza. Rero uriya mwana mba numva nta musigaye wenyine. Oya nta kibazo nabonye ari n'imfura. Bibanyu mwese muri imfura. Abanyu mwese muri imfura. Azaze abo mwana mu rugo tuzi. Hari icyo bigutwaye? Oya nta kibazo. Yarangije kwiga cyangwa ugiye gusoza? Nzamugufashiriza yiga kandi azarangiza. Uzamubwire nazagume muri ghetto ndashaka ko ninjya mu rugo rwanjye nawe tuzaba turi. Uzi ibishuko bisigaye biri hano. Oya nta musiga wenyine. Aho nuko ndi kubona atize. Ariko buriya ko yikose yageze ko numvisha umumotari usanga agiye kuza. Baba yabukereye umukobwa wanjye. Umeze mutese? Nibagiwe gusiga urufunguzo numvaga uri butinde bya indi byawe. Ndabona hano habaye iserukiramuco ry'urukundo. Uri kuvuga ibiki none? Ko numva wagira ngo uri kuvuga ibintu ntazi. Ibyo ndi kuvuga ntabwo hari ikintu nzi naba ntazi. Umeze neza ariko? Tumeze neza. Nese ko mbona ntazi ukuntu umeze. Byagenze bite? Ako Delisi uzibuke ko urukundo ruba rwiza cyane iyo umenye kare. What are you talking about? Utwo wagira ngo hari ikintu uzi ngiye ntazi. Igiki ntazi se? Urukundo bike.
Umva nari naniwe nje ku kamoto. Kuki utasize urufunguzo mbese? numva kuri bitinde kuza Uburaje. ako nyine nta nubwo nari bitinde hano Ese ko muri Tariki ntazi ukuntu ameze? Oya. Mbese nta kibazo. Eh. Mbese umukuru wawe se wari uzi ko mu kwezi gutaha tuzakora ubukwe? Yakubwiye. siko mbona wajyana ngo Ndumva muri mu munyenga w'urukundo sha. Mbese tuzabana yambwiye ko utari warangiza kwiga. Sister numwiteho agira udushye ndaza Ariko muraza kubiganiraho nta kibazo. Mbese ni karibu rero kabakuzanire. Umva ahubwo sisi nkeneye imfunguzo zimpe cyo kunywa cyane ntabwo ndi bukiwe. I'm done. sure Kanjye. ndaje mu kanya Uramuke tari. Nyiramuke nani. Abarara murare neza. mbese sinkubwiye ko ndaje Ahubwo narenguye. sorry sure Ariko murumuna wawe yasuzugura. Umva rero kamubwire. Urabizi ko dukona mu gihe kinini. Ntabwo njya ndya indimi. mbese ubwa mbere umubonye ameze kuriya nanjye numwe Ariko umeze kuriya no kuroga yaroga. No kuroga yaroga. reka bidatwicira mu nda Shabe tugende. Wagira ngo tuzagabana amafaranga n'umushahara wabo. Ano. Ariko Tishen. Sha muramvunisha pe. Sawa dushime ko nari mvuye muri gym. Yewe kimaga nageze mu rugo bya kugenda gute? Sawa. Oya mva mujye mukora akazi mugasoze. Nko kubimbikira. Nanjye mba nakoze akanjye neza ariko. Jana ni abantu bazajya babimereza. Ariko se mu ngubu undi kwitegura ubukwe uzajya bongera bakonsiresha. Wa mugare kanyere vani irongore. Anjye ndahanda uhuke nk'abandi bana. Nahe madamu ambwira ati sheri kuramo inkweto nawe dore uvuye mu kazi unaniwe anyuze ibirenge sha no kuryama njye nyine ndabirambiwe imyaka yose njye nicara mu ntebe gutya noneho nukuza nze mu kazi nambaye inikoti ibisi bizabajya cyangwa ko utinze kugera gusa Delice njyewe ndagushimira kuba warampaye icyubahiro nka murumuna wawe. kutangiye gushimira rero ubu ngubu ushaka iki kuko nzi ko ibyo bintu byo gushimira atari ibyawe Gusa ariko njyewe ikintu nakubwira cyo ni uko mbona uri kwihuta cyane mu byo urimo. gute nihuta gute Ese ubundi ibyawe n'ubukwe bwa Derek bigeze hehe? turi kubipanga nshaka ko bizafata igihe kinini ko ibintu byinshi bisa nk'ibipanze Njyewe mbona ntazi ibyawe na Derek. reka Derek niwe muntu nyine mba mbona ariwe muntu wanjye. Okay. Ntacyo ubwo niba ari umuntu wawe uzabimenya gusa ujye witonda mu byo urimo kuko akenshi iyo ukundana n'umuntu umumenya muri kumwe. Umva Sandore kamubwire nyine ntukumve nyine uri gufata ibintu nabi. Derek ndamuzi aranzi sibyo dukundanye igihe rero ndumva nta kibazo kirimo nyine mwizereramo. Ariko burya ibitekerezo bijya bihinduka rimwe na rimwe. Umva ndakuzi n'amakenga yawe barangibarira pe ndabizi neza nta kintu kizagenda nabi kandi igihe utinya umuntu cyangwa ukagira iki aho kugira ngo ugire urukundo ukamutinya ariko kugira ngo ugire urukundo ariko ibyo urimo njye ndi murumuna wawe nta wundi muntu muhuje amaraso Derek mwamenyanye ukuze ibyo ujyamo byose witwararike sibyo okay nta kibazo ndabyumva ufite impungenge ndi mukuru wawe ariko nawe ndi umuntu mukuru sibyo ndi umuntu mukuru humura ibintu byose ntabwo bizagenda nabi kandi ndamwizera urabizi. Kankwemerere ntacyo njyewe sinjya nishingikiriza abagabo cyane
ndakuzi neza umva kugira ngo uzakunde n'umuntu ni intambara zikomeye ariko nyine mva humura sibyo humura Okay. Njyewe Terike maze kumva icyo amategeko ategeka bashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Delisia umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Delisia maze kumva icyo amategeko ategeka bashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Terike umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Rero ngo ibyicaro byanyu n'ibyo ngibyo mwegere ku ruhande bamwe ushinzwe ikigega n'abakire banze bica akanyota umusoro wabaye muremure ndagira ngo batubimburire kugira ngo natwe dufatireho batwereke uko bazabigenza mu rugo rwabo urugo rushyashya rw'abageni bacu batwereke uko bizagenda umwanya n'uwanyu murakoze. Namwongera ariko kugira ngo turebe ukuntu bizagenda tazamwicisha inyota mbere yo kwicara nabanza mwongere dore umunsi wabaye muremure. Ndajya mu bambera amashyi cyane aho murisanga mu rugo rwanyu. Abageni bacu umunsi wagenze neza turabona barakeye pare marene abasangwa n'abashyitsi bazagendera urugo rwacu ari rwo rwa mukuru wacu batweretse urugero rwiza cyane uyu munsi na mushiki wacu ikaze mu muryango iwacu urisanga turasaba pare barakano yabwira abageni bacu umwanya n'uwe cyangwa marene ni mu rugo ntabwo tukiri abashyitsi ndakeka nagira ngo mu mwanya pare agira ikintu asangiza nk'inama abageni bacu na bashiki bacu bumviraho natwe tutarashaka aduhanura muri make. Murakoze. MC urakoze kumva ijambo rwose nk'uko mubireba rwose umugeni wacu araberewe barasa neza uno munsi ni umunsi w'ibyishimo kandi ni umunsi Imana yashyizeho ifatiro ry'umuryango nk'uko Imana ariyo yatangije umuryango rwose ubu ngubu babaye umuntu umwe. Rero bashije kubabwira ngo mwicare mugubwe neza mwisange babazimanire gusa inama njye nabagira ni inama y'uko mwakomeza urukundo mwatangiye ndetse mukazarugeza no kubana muzabasha kubyara kuko Imana ni itanga urubyaro. Ndumva ari iryo jambo nari mfite ubu gahunda zindi zirakomeza nk'uko byateganyijwe. Barakoze cyane mu gihe tukimara kwica akanyota na mukanya hari ibindi bibuze kuza byo kugira ngo mu nda habe hameze neza naho cyane. Kosheri ko maze iminsi ufite akazi kenshi cyane nkabura umwanya wo kugira ngo nawe tuganire neza. Shumva maze iminsi mu kazi kenshi pe nawe narabibonye ko nahuze
gusa ndagira ngo turebe ko twakurikiza uriya yego ko mva winyibutse igisizwe gise kiryana koko se rega nanjye mba mbishaka nakibuka ukuntu igise kiryana nabonga nifitiye ubwoba pe ko sheri nawe ugira ubwoba bw'ubusa biraryana ese urabona ko gifite akabaraga twakwiye kubikora vuba ntambabarira sheri reka dukurikize basi gahunda ya leta rega n'umwana umwe abahagije ndabyumva n'umwana umwe ariko si umwana umwe se wabyara umwana umwe nk'uw'imbe koko tugomba gushyiraho n'undi buriya biba byiza gukurikiza gahunda ya leta tukazabirebaho nyuma nyine bizi ko ngukunda pe bizi ko ngukunda kandi uri umwana umwe rwose tukakwishyiraho agakobwa byihuse igise kiraryana n'ubu ngubu dobo rumeze rwasheshe kubera kwibuka igisizwe n'ibiryana biraryana cyane nta kibazo reka tube tubiretseho gatoya uzakomeza ubitekerezeho uzahama igisubizo urakoze cyane pe nta kibazo sheri ndabona Terry kamamagaye mwitaye wumva ikintu agushakiye kanitabe numva Hello Terry. Yes, hello. Congratulations bro. Thank you so much my brother. Rero wabaye umugabo. Shana teye namwe kabisa mu yanyu nanjye ubu ngubu umeze neza. Yego sha ita ku mugore. Ngomba kumwitaho cyane kiyanzamuhaye nyinshi cyane. Umuhata kaya nyinshi ndabyumva ninjoro ntimwasinziriye. Oya twaje tunaniwe rwose twese turyama nawe nayibonaga. Sawa brother. Sheri. Reka tubishyire muri gahunda ejo tuzajye gusura bari abageni. Dore rwose baba tuzirikana tunabareba dore yuko igihe gishize ari kinini bakoze ubukwe. Nta kibazo sheri tuzagenda. Ashabe uziko utakimamagara. Koko se sigaye uri busy ugiye mudukira. Shashiri ntagaruka kuba busy shirange. Aha. Kugira ngo ndebe ko skin yawe nkomeza kwitaho gake gake. Okay. Umva ariko nibagiye kukubwira. Uziko mukuru wanjye yakoze ubukwe last week. Kutanumisha. Ego kamwereka amafoto ntacyo. Reka amafoto turebe. Reba ngo. Mwana karenze se. Kundusha? Aya, shu wa mbere subiza. Agenze ndaho. Wa mbere ukanikurikira ntago yakurusha umubebe. Gusa naye ni mwiza. Arimo neza kabisa. Uyu umugabo we? Gusa ariko ahubwo reka nkubwire tukiri kuri ibyo hari diro nshaka ko dupanga. Mbwira shumbira turebe. Irimo ibiceri, urabizi ko ibiceri nyine. Kubiceraho ni ibintu byacu tumindabura mbere. Bafite urugabo rufite amafaranga. Nta mutima mubi. Ariko njyewe urumva nitwapanga diro. Ubwo byasaba ko uzo nta mushiki wawe harya yitwa nde? Yitwa Nicole mushiki wawe. Twaka Nicole twagapangisha diro. Arahari cyangwa kandi nabonye ashaka kwakunda n'abakobwa b'inzobe siko twakoresha Nicole. Kanze Nico. We bro. Ngwino nkwereke akantu dupanga hano. Gira vuba ariko. Diro zirimo tuntu turenze. Soje ryaje. banaje mu kanya. Bamuheruka gase. Duherukana ni bishirije. Okay. Meze utese? Shameze neza, meze uteye. Tunarinde muri makutinzi. Ese ni kongo. Ubu umuntu agukinishije deal wakunguka cyangwa wazana bya bintu by'ubugodi. Sime biceri. Bana bimwe byo guseka byawe. Dirimo amafaranga ndashaka ko baseka. Umva uyu mukuru wanje murebe. Kari cyiza. Ni cyiza. Ibintu by'ubwana bimwe byawe njya numvugana twa dupeti duto ndashaka kubesera muri iyo deal yanjye. Yo tubona amafaranga y'inzu urabyumva? Mumbwire meze. Mva afite umugabo we, urumva umugabo we nyine umva afite ibiceri. Wowe ikintu ngewe deal nshaka ko dupanga ndaguha nimero ye uzamuvugishe muhure gusa ntawe inzoga. Ari ikikasaba. Ari ikikaba kabisa bafite nyine ibintu by'inzoga baragorana birasaba gufite biragorana. Yewe reka nze nguhe nimero ziwe uzandike. Ijambo ndebe. Nta nzoga nywa. Shuzi muhereze turebe ko yabikora. Reka no kubasena kuzana mu bwana. Akira. Nizerwa na grani.
si kopi ntiwibeshye nibeshye kazana mu bwana muri gahunda zanjye arabizi nahita musubiza kwa mama wawe iyi Kigali nta mikino byo baransubiza kwa niwe gusubiza iwanyu Burasirazuba ukajya kwicarayo ikira ngaho usubira mu byo wari urimo sasa tuende gutunganya garuje ntambwira ndamubwira gusezera reka ndamwizeye kazabikora neza nagakira umwana nka mbere azabikora iyo iki kigabo no kukirya amafaranga ufite amafaranga napfa ubusa kirayafite zaza mugira inama gake gake tubone ko tubona inama mva ntuzanemo ibintu byo gufuha oya shuzubize wewe wanjye nta bundi nubwo uvuga ngo simuhamagara ko no kujya muri mba nje gushaka amafaranga yo kwitaho Allo? Yes, Adolphe. Tumeze neza. Sha. Bana nagasubiyemo ari atunarangiye kurangiza ku kazi. Shamaze iminsi rero nshaka ko tuganira sinzi niba niba uri twabonana nta kibazo. Nabona ari byacitse ahubwo oya nuko nshaka tuganira ndashaka kugisha inama hari utuntu mbona sabo nta kibazo nanjye muri family cyenda bamageze yego turaganira turi kumwe nta kibazo oya ntacyo nari gukora reka ahubwo funge itenza amugani agigana na Adolphe ntiwasobanurira byinshi umusekreteri ukunda kunegurira amashini gutya oya reka asigenda kabona kumwe nawe Isaderi ubaze turi ku mugabo wawe umubona gute umubona gute ushatse gusobanura iki ndabona ntazi iby'umugabo wawe utazi iki se kandi Shade uri inshuti yanjye magara sibyo ntacyo naguhisha niyo mpamvu najya kubivugira mu ruhame rw'abantu ibiki ngiye nkubwire Tereke umugabo wawe maze iminsi numva amakuru ngo hari abakobwa bamugendaho se ngo bigende bite abakobwa si iyo bakugenda biba bigenda gutuma ahuriye he nabo ko nzwava hano akajya mu kazi agataha nk'ibisanzwe yari amakuru umuntu usaye amakuru wayakuye hari ahantu ko nawe ntazi amakuru ujya ugira ahantu yakura ese nta mpinduka ubona mu rugo rwawe njye n'iki kintu nkubaza naba ntarabikubwiye se uri murumuna wanjye tubana hano nagira ikibazo ntimbikubwire cyangwa we ntiwabona bibona ko ufite ikibazo gusa ngewe amakuru ufite nayo ngayo ndabikubwiye nka mukuru wanjye sinigeze njya kugutanga ese kuki buri gihe uhora uca intege kuri Tereke buri gihe ibukana na cya gihe nyine tujya kubana kuri Tereke ngibiki n'ibiki aha njyewe nta kindi narenzaho gusa nibyo nyine nakubwiraga nawe nk'umuntu mukuru ufite urugo ufite uburyo uzabyaranje njyewe nta mpinduka mbona gusa nawe muri iyi minsi ubyibazeho kandi unabikurikirane gusa njyewe ayo makuru ndayafite kandi ndayizera nuko nijya nta mpinduka mbona nta mpinduka ubona ntabwo uze kureba neza umucunge dusigaye amakuru wayakuye shangiye icyo nzi ayo makuru ndayafite kandi nimbona neza ibimenyetso nzabikuzanira murumuna wanjye rwose uba ndakuzi inkuru ugira ni umunsi reka nigire ko waganza n'ubyo byawe umanirwa uzampamagara katwinywera akantu n'ubundi ndumva gahiye akantu aryoshye kabisa byatari hashize iminsi uzi ko wirukana madamu mu bukwe ndabona rwose umeze neza urukundo urukundo bari kuruguhata urukundo bari kurumata ariko buriya cyane kwa kundi rero mu rugo rimwe bagiye usanga umudamu arishimye
rimwe ugasanga yahindutsemo ukuntu ariko ni ibintu bisanzwe nawe banza ubizi. Ariko birangora kubimenyera, birangora pe. Sinzi wowe umaze imyaka myinshi ufite experience kundusha. Ariko bro reka mbwira akantu gato nyine nk'umuntu bimazemo igihe. Mu bintu by'urushaka urabizi ko ubu ngubu ari byo maze imyaka myinshi. Yego. Njye na madamu wanjye. Atariko urukundo ni rwiza pe. Atariko kugira ngo umenye imico y'umuntu nuko nyine bifata igihe nyine kuyo mubana kamere y'igenda irahinduka. Nubwo ubasha kwiyereka neza rwose uko mugenda mu bantu umunsi ku munsi. Ako gusa Delicia ni umwana mwiza. Delicia ni umwana mwiza rwose, nta kibazo ntacyo mushinja. Urabizi wowe umuvandimwe nta kintu ntabwo yisha. Gusa urugo ngiye ibanga nabonye kugira ngo umuntu arubashe. Nyine ni ukugenda ashyira hamwe umufasha we. Shamba ashaka ko dushyira hamwe na Delicia azamfashe azanyumva ariko nabonye afite murumuna we. Yananga kumuganirizaho. Gusa simba nzi byawe baniriwe mu kazi kuko yagiye murumuna we yigize kunsanga ahantu. Ndabyibuka avuga ijambo. Ndabona hano habaye iserukiramuco ry'urukundo. Tangiye. Sura kuvuga ibiki none? Murumuna we ndumva nshaka kuba muzi mu bukwe naramubonye. Bamwita Sandrine. Sandrine. Mari kuno mu rugo mbona nashaka kungonganisha na madame ariko simashaka kuvuga bimwe byo kwibanda ngo ku muryango madamu ngazanye umuntu w'iwabo cyangwa nanjye nazanye umuntu wo mu rugo bitazangonganisha na umugore wanjye. Ndabyumva ariko ikintu cyane ugomba kwitondera murumuna w'umugore ni ikintu gikomeye. Yakugonganisha pe. Kanzabireke. Se kuba ugiye usa nabi kuko urajya bagira ngo uvuye muri ruhurura. Oya, nakerewe. Ariko reka no gufunga. Icyo nta kibazo ujya kugora ariko gafunga. Oya gafunga ahubwo akaze ntuzanire. Oya witinda. Ntago ninda. Uri kunyerereza rwose kandi amasaha ndabona ari 27. Sitonde ndaje. Ikintu byuze ugenda hari ikintu ashyizeho. Yafone sigenda kandi ni ntabwo nizi. Shabanzu abo baguhamagaye nturabareba. Bana bavugisha. Hello? Inde? Ntabwo muzi. Ushobora kuba wibeshye nimero. Ntabwo nkuzi. Ushobora kuba wibeshye nimero rwose. Si umukobwa Noella. Umvana nango ni n'umukobwa. Nakiriwe kanze. Nese kubisa ugenda. Yibagiwe na telefone koko.